Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka twongere dushimire Imana ko tugize amahirwe adasanzwe n'umugisha wo kongera kubona mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Hari haciye iminsi ariko reka dushimire Imana ko yaturinze. Hari abari bamaze iminsi banyishyuza bati kudahiruka, abo twahuraga bati ko twakubuze. Imana ishimwe ko yongeye kuduha uburyo n'umwanya bwo kugira ngo dusangire icyo Imana yaduhaye. Mbifurije ukwezi gushya, ukwezi kudasanzwe, ukwezi kwa gatatu, ukwezi Imana yiteguye gukoramo ibidasanzwe kandi ndabyizeye kuko itugambiraho ibyiza buri munsi. Rero reka twongere dusenge maze dusabe Imana kubana natwe muri uyu mwanya wo gutanga ibyo yaduhaye. Tugushimiye ko duhaye ubuzima, tugushimiye ko waturindiye ahantu hatandukanye, none ukaba wongeye kuduha uburyo n'umwanya wo kugira ngo dutange icyo waduhaye kuvuga. Umwuka wera giherekeze maze gikora icyo wagitumye mu mitima yagiye kucyakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice ni 8 umurongo wa 26 tugeze kuri 28. Haravuga ngo nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadrene giteganye n'i Galilaya, yomotse imusozi umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka, amwikubita imbere, avuga ijwi rirenga ati, duhuriye Yesu umwana w'Imana isumba byose, ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Dusimbuke dusome 35. Barahaguruka bajya kubireba, baza aho Yesu ari, basanga uwo muntu wavanywemo abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu, yambaye azi ubwenge, kandi baratinya. Abonye uko wari watewe n'abadayimoni yakijijwe, babibwira abandi. Abantu bose bo mu gihugu cy'Abagadrene gihereranye naho baramusaba ngo abavire mu gihugu, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Nuko Yesu yikira mu bwato asubirayo, n'uwo muntu wavanywemo abadayimoni amwingingira kujyana nawe. Ariko Yesu aramusezerera ati, witahire ujye iwawe ubatekerereze iby'Imana igukoreye byose. Aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose. Amen. Ngufitiye mesaje ebyiri. Mesaje ya mbere iravuga ngo Imana igiye gukora ikintu gituma utungurana aho utuye. Ugiye gutungurana aho utuye. Ijambo rya mbere avuga ngo Imana igiye gukora ikintu gituma utungurana aho utuye. Mesaje ya kabiri iravuga ngo iby'Imana igiye kugukorera bazabibwirana. Hari ikintu Imana igiye gukora gituma utungurana aho utuye. Kabiri, icyo ngiki igiye gukora abantu bazakibwirana. Bibiliya igaragaje uyu ngo yari afite ikibazo, yatewe n'abadayimoni kandi bakamukoresha ibintu bibiri. Icya mbere, batumaga atambara, ngo yahoraga yambaye ubusa. Ijambo rya kabiri ngo ntiyabaga mu nzu ahubwo yabaga mu mva. Iyo ngeze hano ngo yahoraga yambaye ubusa, mpita nibaza ari umuvandimwe wanjye, mpita nibaza ari papa wanjye, mpita nibaza ari inshuti yanjye. Nawe hita wibaza ari umugabo wawe, ari papa wawe, ari umuvandimwe. Ngo yabaga mu buzima yambaye ubusa, kandi nawe ntiyariwe ahubwo hari icyamukoreshaga cyane. Hari ubuzima tubamo ugasanga isi yatwambitse ubusa. Bene da, ugasanga isi yakwambitse ubusa, isi yakwambitse ubusa. Umuntu akitwa amazina atarayo kubera isi yamwambitse. Abantu bakakuvuga isi kakwambika ubusa. Bene da, hari igihe isi twambika ubusa kandi abantu bakagira ngo ni twebwe twabwiyambitse, kandi atari twebwe ahubwo isi yakoreyemo bakatwambika ubusa. Nimvuga ibi ngibi wibuka uburyo isi yakwambitse ubusa hano hanze. Ariko reka nkubwire, hari ikintu Imana igiye gukora utungurana aho utuye. Iragikora, kandi bamwe bari bakuzi wambaye ubusa, na bamwe bakwambitse ubusa. Kuko mbibutse ko hari abatuzi twambaye ubusa, ariko hari n'abatwambitse ubusa. Make hari ababibonye, ariko hari n'ababigizemo uruhare, ari ababikoze derafora sandoradra, ari ababikoze, ari n'abatubonye bagiye gutungurwa n'iki Imana igiye gukora. Ndababwiza n'abatumweho ngo mbabwire ngo hari abantu barabukwambitse, bakuvuga ukuri n'uko utari, baguha amazina witwa n'ayo utwita. Reka mbabwire ikintu, hari ukuntu baduha amazina bakaduha ayo dufite n'ayo tudafite. Kubera iki? Harageze ngo umuntu agufate hirya, hari igihe kigera umuntu wese akagufata hirya ashaka, ariko harageze ngo Imana ibihindure. Harageze ngo Imana igusubiza agaciro. Harageze ngo Imana ikwambike, kandi nikwambika abakwambitse ubusa barakubona wambaye. Kabiri, abakubonye wambaye ubusa nabo barakubona wambaye.
icya kabiri ngo ntiyabaga mu nzu, yabaga mu mva, ngo bakoresheje imbaraga zose zishoboka ngo bakamubaha barebe ko atajya hanze, ngo bikanga baca imigozi. Ariko mu bicyantangaje nk'umunsi umwe ahuye na Yesu, hari abantu twahuye nabo bamwe bagerageza kureba ko hari icyo bakora birabananira, biranga. Yewe reka mbabwire, hari abantu badukunda badafite ubushobozi kandi bumva bakatugiriye neza. Noneho abatadukunda nibo bafite ubushobozi. Nasenze Imana, mbwira Imana ngo Mana uduhere ubushobozi abantu badukunda, kuko abatadukunda bafite ubushobozi, none abadukunda ntabwo bafite. Imana iduhere ubushobozi abantu badukunda, batwereke urukundo. Natwe Imana iduhe ubushobozi abo dukunda tubereke urukundo. Ngo ahuye na Yesu, haleluya, ahuye na Yesu. Abandi byari byaranze, ariko umunsi yahuye na Yesu ngo icyari kiri muri we, icyari kiri muri we ntabwo ari Yesu, ntabwo uyu urwaye ariwe wavuze, ahubwo icyari kiri muri we cyabonye Yesu kiravuga ngo duhuriye he mwana w'Imana, duhuriye he mwana w'Imana, ntunyice urupfu rube. Ntabwo ari urwaye uri kuvuga, ahubwo ikiri muri we. Ndategetse ngo izo mbaraga zimuri we, hari Uwiteka ugiye kuzisohora muri wowe, ngo aramutegeka ati soho kuve muri we. Umva ijambo rya mbere, ngo ahita akira ako kanya ngo ahita akira. Mwumva icyantangaje, ataravaho akiri kumwe na Yesu amakuru aragenda. Hari ibintu Imana igiye gukora, amakuru agende. Ntabwo yigeze avaho ngo ajye kubwira abantu ngo ntacye, ahubwo amakuru yaragiye ajya mu bantu, ngo baza kureba icyabaye. Abantu bagiye kuzanwa no kureba icyabaye, hari amakuru bagiye kwakira bitume baza kureba. Ngo bahageze, umva icyanejeje, ngo basanga yicaye ku birenge bya Yesu, basanga yicaye ku birenge bya Yesu. Ndashimira Imana ko hari aho bari bakuzi, hari aho bagiye kugusanga hatandukanye n'aho waruzwe, ngo basanga yicaye ku birenge bya Yesu. Ijambo rya mbere, yambaye bari bamuzi yambaye ubusa, none bamurebye yambaye. Ndashimira Imana ko bari bakuzi wambaye ubusa, bagiye gusanga. Nivuga kwambara ubusa utagira ngo ni imyenda, hoya, ahubwo isi yakwambitse ubusa muri bwa buryo igushyira hanze iraguharabika. Uwiteka agiye kukwambika, ngo basanga yambaye. Ijambo rya kabiri, ngo azi ubwenge. Hari igihe kitugaragaza nk'abatagira ubwenge kandi tubufite, igihe kikakwerekana nk'injiji kandi ufite ubwenge, kandi ntukisobanure muri icyo gihe, ujye utegereza igihe kizagusobanura. Niyo wisobanura batumva, kandi niyo uvuze ukuri uvuze ibintu udafite ubwenge, ngo baragenda barabibwirana. Ndashaka gusoza, ngo baragenda babwirana ibyabaye, baragenda babwirana amakuru, ngo bose bumvisha amakuru. Uzi ko batizeye, ngo baje kureba. Hari ibintu Imana ikora kubera ubuzima tubayemo, abantu bagashidika bati hari ibyo, bakaza kureba. Umva icyantangaje, ngo baragenda babikuza muri karitsiye, ngo babibwira abandi, ngo abandi baza kureba. Tugana ku musozo, ngo uyu wacishijwe ashaka kujyana na Yesu, ngo Yesu aramubwira ngo no, ntitujyane, subirayo. Subira mu mudugudu, subira hamwe abakuzi wambaye ubusa, subira hamwe abakuzi utaba mu nzu, subira ugenda ubabwire ibyo Uwiteka gukoreye, kandi ubivuge mu mudugudu hose. Ariko yagiye kubivuga asanga abandi batangiye kubivuga, wowe uzabivuga abandi bamaze kubyamamaza. Imana yakuntumye ngo nze nkubwe, yemwe abari hafi, yemwe abari kure, abari mu Rwanda, bari mu mahanga, yemwe abapapa, namwe bamamaso, namwe bakobwa, mwari muri mu bihe bigoranye. Imana y'abantu ngo mbabwire ngo ijambo rya mbere igiye gukora ikintu gituma utungurana aho utuye. Ijambo rya kabiri igiye gukora ibintu abantu bazabwirana. Nimwakire iyi mesaje, nimwakire buno butumwa, ibyo bigiye kubabaho. Imbaraga z'Imana zigiye kubikora, kandi uzashiduka abantu babimenye utabahamagaye ngo ubewe. Uko n'ikibazo cyawe barakibwidonafo, n'ikibazo cyawe barakibwiranye, n'Imana igiye gukora bagiye kukibwirana. Turagushimiye ko ntawe era nk'Uwiteka, nta gitari kimeze nk'Imana yacu. Ngushimiye kuko azi ibyo ngibyo uvuze, kuko ntabwo ujya uvuga ibyo udashoboye gukora, ahubwo uvuga ibyo ushoboye gukora. Biherekeresha imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagereza mu izina rya Yesu, amen.